uyu mugabo yatwaye moto, atwara moto ya mukuru we. Hanyuma mukuru we aza hano nk'uko abandi bose bahaza. Ubu ngubu yakoze amakosa kuyizana hano, agomba kuyitwara kwa mukuru we. Jewe sinarinzi ko uyu nguyu ari umujura cyangwa atari umujura, ntago bindeba. Icyo ndeba nuko azanye moto. Nuvuga ngo jewe rero inkoni yanjye yo nyitunze mu nzuki zigomba kugenda zikajya kureba ikintu ntongereyeho. Twumvishe ngo hari abandi bantu bazanye moto. Twumvishe ngo hari abantu bazanye magari. Jaje abangaba ngo bemeze gute? Izi nzuki kugira ngo nze kumworohereza kubera ko yageze aha ngaha zigomba kuyivaho akayijyaho ayitwaye kubera ko ava kure. Nazinkuru ndayijyana nyigezeyo nta kibazo. Kuba atarazi gukuraho ni zembogamizi uri kugira ziri kukurya bimeze bite? Zamwica ariko kandi moto yishyize hasi akayisiga kandi agomba kuyizana. Bumvise ko bimotera inyota akagira icyaka cyo gusubiza ikintu cy'abandi bagikuye. Ariko yazamuteye inyota zo kuyizana aha ngaha. Igikorwa njewe ndifuza kureba kugira ngo nabarimo gukurikirana izi gahunda babashe kureba neza no gusobanukirwa izi nzuki kuntu zigiye kurekura iyi moto, uyu nguyu nawe asubiza moto kwa nyirayo. Salongo hari ibintu byabereye hano, ni ibintu biteye ubwoba cyane mu by'ukuri, niyo mpamvu natwe twese tuvuga ngo reka dukurikirane ese ibi bintu bimeze gute. Umujura wa moto bakaba bongeye kumuteza inzuki. Ntabwo turamenya icyabaye, ariko turaza kubimenya mu kanya. Murebe inzuki ni nyinshi cyane zuzuye kuri moto, ni nyinshi cyane nabibabwiye. Ngira ngo murimo kubibona. Dr. Salongo nawe nguyu hano tukaba tumaze kumugeraho. Yes, ntabwo ari ubwa mbere kubona umujura ubwa mbere twarabonye Salongo yafashe umujura wa televiziyo. Uyu munsi moto yuzuye inzuki zakoreshejwe inshuro ya kabiri, ariko ntabwo turamenya bimeze gute. Murimo kubona inzuki ni nyinshi cyane, nanjye natinye no kuhegera kugira ngo aya makuru mbayahereze fresh, ariko Jaja Salongo nguyu hano nawe araza kutubwira uko bimeze uyu munsi. Bimeze gute Jaja Salongo? Nta kibazo, twihuse cyane, ufite umwanya muto. Uyu mugabo yatwaye moto, atwara moto ya mukuru we. Hanyuma mukuru we aza hano nk'uko abandi bose bahaza. Ubu ngubu yakoze amakosa kuyizana hano, agomba kuyitwara kwa mukuru we kubera ko moto igomba gusubira aho yaturutse. Muranyumva neza? Ese n'umujura? Ntabwo ari umujura, ntabwo wamufata nk'umujura ariko si umujura. Ariko jewe ntabwo byo biba bindeba. Niba tuvuge wafashe ikintu cy'umuntu, moto siye, icyo nicyo cya mbere. Moto ni ya mukuru we, bafitanye ibibazo ko yamugurije amafaranga. Uyu nibyo asobanuye mu kanya, kuko genda mufata nk'igisambo. Ngira ngo nawe yabibabwiye mu kanya, bazabibabwira. Moto rero mukuru we yayimwambuye, uyu yagiye kuyimutira amubeshya. Arangije amafaranga ngo yari yamugurije amafaranga 500. Amafaranga 500 uyu nguyu igihe yamusubiza, nako uriya mukuru igihe yamusubiza, uyu nguyu yabona guprofita moto arayitwara. Kandi yayimutiye ngo ayimarane iminsi, yarayimaranye hafi amezi 2. Umuntu rero aza kumurangira kwa Salongo, aza aha ngaha. Jewe sinarinzi ko uyu nguyu ari umujura cyangwa atari umujura, ntago bindeba. Icyo ndeba nuko azanye moto, ubagiye guhita yisubiza kwa nyirayo, ntabwo agomba kuyizana aha ngaha. Byamujemo ko agomba kuyizana aha ngaha, ariko agomba kuyisubiza kwa nyirayo. We yabonye moto ayifite, inzuki zimujeho zimumereye nabi, ahita zijya kuri moto zimutegeka ko agomba kuyizana aha ngaha. Ukuvuga ngo rero agomba gufata inzuki, nako agomba gufata moto akayisubiza kwa nyirayo. Yamara kuyisubiza kwa nyirayo, inzuki zigasubira iyo zari zibereye, aho ziba zirimo guhova ubuki, aho zirimo muhonga mu bihuru, aho ngaho ari ho hose, uko inzuki ziba ziri ahantu hose. Nuvuga ngo jewe rero inkoni yanjye yo nyitunze mu nzuki zigomba kugenda zikajya kureba ikintu ntongereyeho. Hanyuma Salongo, ushobora kutubwira nubuhe buryo ushobora gukoresha hanyuma umuntu wibwe agasubizwa ibintu bye kandi akabisubizwa mu gihe kidatinze?
ubwo buryo ntabwo bukureba wowe nk'umunyamakuru. Uburyo bwanjye nzi maze igihe sibwo bwa mbere mu nkoresheje za interview nababwiye ko icyo ngomba gukorera umuntu ari cyo umuntu ansabye. Iyo umuntu ansabye ngo ikintu cyanjye cyabuze ntabwo ngiye ndi polisi, nababwiye ko icyo ngomba gukora ndunganira cyangwa se nkoresheje imbaraga za gakondo. Ngomba gufasha umuntu wagize ikibazo kuko abazura ni benshi mu isi, mu Rwanda no hanze y'igihugu. Abazi Sarongo rero baranze. Ubwo buryo rero wikirirwa bumbaza kuko giye njya buzi. Wowe niba ufite ikibazo kifitanye n'ibingibi bisa n'ibingibi ugomba kuza ukabinsaba ukabimbwira. Uburyo bwa gakondo ni bwinshi cyane. Hari uruhereko, hari ukuba inzuki, hari n'ibimonyo bishobora kuza, intozi zakuzaho, inzuki zakuzaho, ni uburyo bwinshi cyane. No kuvuga ngo rero ubwo buryo bwanjye ntabwo bukureba wowe, reba ibyawe. Uyu aha ni Nyamata. Uyu muntu yibye moto ryari yabikugejejeho mu gihe kingana gite, ayigaruje mu gihe kingana gite? Ayashize icyumweru ajanga, ariko ndakubwiye ko uyu nguyu ari muri umunawe umutwaye bafitanye ibibazo by'amafaranga, yitiza moto ye kigege namufashe nk'umujura. So agomba rero kuyisubiza. Ubu ngubu ngiye kumutegeka agomba kuyisubiza kugira ngo inzuki zikora iki zibone kuva kuri no moto. Ntabwo ubu ngubu zishobora kumurekura, nishobora kuva kuri moto ngo zirekure. So ubwo rero nukuvuga ngo icyo ngomba gukora jewe nuko ngomba kumufasha kugira ngo nyirayo abone moto hanyuma ibindi bazabyumvikanira. Turi kubireba nonaha kandi turi kubyibonera n'amaso yacu. Ariko hari abantu bavuga bati bya bintu byo kugihereko, gushyira umuntu kugihereko ne ibintu by'amakabya nkuru. Sarongo ashobora kuba tubeshya, ese Sarongo ariho cyangwa ni ibintu batubeshya? Nubuhe butumwa ushobora kugenera abantu bashobora gukeka ko ibyo ukora bishobora kuba atari byo, wenda ari ya miteka mitwe, ukanabagira nihe nama kugira ngo byibuze abashobora kwibwa bajye bakugana? Ntabwo ushobora guteka imitwe uri hagati mu nzuki zikujyaho zikurya. Yewe aka kanya inzuki zirimo ziriho zirangendaho murabibona. Ukuba mu nzuki ziranyumvira. Mwazitegetse nkazibira ngo ugende mu nkuru ikindi kiziragikora. Ndugu yangu, inzuki ntabwo ari akako ugomba gukinisha. Ngo kujye kujisho, ukugendeho utakurya. Urumva? Ntabwo rero ari ibintu byo gupfa gukinisha. Ntabwo inzuki wavugana nazo ngo mugende mu nkorere deal. Urumva? Mugende mu nkorere deal muyirangize, ni murangiza muze mbahembe. Niyo mpamvu rero genda mbabwira ko imbaraga zanjye zitaho zikomora. Sogokuru wanjye yanyigishije ikintu cyitwa gakondo ndakimenya nta kindi. Ibindi bibazo byose nimwongezongera kwimbaza ko maze igihe kirekire mbasobanura bino bintu.